icyiza cya televiziyo iyo urimo kuyireba iyo nkuru uba wibona nk'aho iyo nkuru uyirimo uri kuri tere urimo uyikurikirana vizavi. Buri tariki 21 Ugushyingo ni umunsi mpuzamahanga wo kwizihizaho televiziyo nk'igitangazamakuru cyumvikanisha amajwi ariko kandi kikanagaragaza amashusho. Abaturage bavuga ko televiziyo ibaha amakuru bakabibona nk'aho bari bahari bityo bakayifata nk'ingirakamaro byimazeyo. Uko ikoranabuhanga rigenda rikataza niko televiziyo kuzireba byoroshye, aho hari izisanzwe barebera mu mazu hakaba n'iziri gukorera ku muyoboro wa interineti, aho iziri kugaragara cyane kuri interineti mu Rwanda ari izikorera ku muyoboro wa YouTube. Bamwe mu baturage ariko ntibarya indimi mu kuvuga ko icyizere bafitiye izikorera kuri YouTube ari gike, aho bizera ibitambutswa kuri televiziyo zisanzwe kuko babifata nk'ibikozwe kinyamwuga. Nazo ndabanza mvuge ko zidufitiye akamaro, ariko nanone hari igihe usanga kuri YouTube iyo tugendeye kuri YouTube hari igihe usanga ibyo turebaho ntaho bihuriye n'ibyo twagatekereje, ugasanga hariho ibintu by'amafuti bitafite icyo byakwigisha umunyarwanda w'ubu ngubu. Akenshi nyine izo ngizo bamanika ku nzu nazo zifite sitata irikeke ku buryo umuntu yazizera, ariko ushobora gufata y'urugero runaka utazinyuranye ugapfa kureba ukavuga ati uyu muntu ni umuntu ugasanga ni kimwe. Ku ruhande rw'abakorera amateleviziyo hari zimwe mu mbogamizi bahura nazo. Emma Brinombo Nyuwera ukorera Isango TV nka televiziyo isanzwe avuga ko kuba ziba zifite amasaha agenwe ikiganiro runaka gitambukiraho cyangwa amakuru afite isaha atambukiraho idahinduka bituma hari ubwo abaturage batayireba bitewe nuko amakuru baba bayarebye kuri YouTube mu gihe yatariwe hamwe. Iba ari byo bibasaba gushyiramo imbaraga nyinshi. Ni mu gihe Joseph Hakuzumuremyi ufite televiziyo umuryango ikorera kuri interineti avuga ko hari ubwo abaturage batizera ibitambutswa kuri interineti ahanini bituruka ku kuba hari izitambutswaho inkuru zidakoze kinyamwuga, bityo gutandukanya ibikozwe kinyamwuga n'ibidakoze kinyamwuga bikagorana, na cyane ko nta n'uburyo buhamye bwo kuzigenzura buriho. Harimo ariko n'ubundi urebye kugira ngo zikemuke ni twebwe ubwacu bakora kuri televiziyo twagomba gushyiramo umuhate kugira ngo bikunde. Ibibazo izacu za online turacyafite ikibazo, ntabwo zirizerwa cyane ngo abayobozi bagira uburyo baziha content, n'abakora content boye kuruha bashaka uburyo bwo kwikorera ibya buryo bwo kubona amakuru. Placide Ngirishuti uyobora umuryango nyarwanda w'abanyamakuru baharanira iterambere rirambye RJSD avuga ko uyu muryango ukomeje gukora ubuvugizi kugira ngo abakorera kuri interineti nabo bahabwe agaciro, cyane ko hari abakora kinyamwuga nyamara ugasanga ntibahabwa agaciro n'abaturage hamwe n'izindi nzego rimwe na rimwe bakanabahohotera. Twebwe icyo twatanze n'igitekerezo n'ubundi nabo duhagaze turifuza ko yaba ari amategeko yaba ari amabwiriza amashyashya asohoka agomba kumenya cyangwa se kuganarizinga aba bantu ko nabo hari abanyamwuga bari muri iyi sekiteri. Hanyuma ibyo bizafasha n'abaturage kubagirira icyizere bari kuri online, kuko niyo urebye abanyamakuru bacu nibo bari victime kurusha abandi, ndavuga bari kuri YouTube na online muri rusange, kuko urebye nk'abafunze kugeza ubu bose igihe babikoreye kuri YouTube, nta munyamakuru wo kuri traditional media wari wagira ikibazo nk'iki ngiki bari guhura nabo. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'urwego rw'abanyamakuru bigenzura mu Rwanda RMC Emmanuel Mugisha avuga ko hari itegeko rigenga itangazamakuru riri kuganirwaho rizafasha abakorera kuri interineti gutuma ibyo batangaza byizirwaho, uretse kugira amakarita y'ubunyamakuru no kubyandikisha mu nzego zibishinzwe hazajya habaho n'ikirango kizajya kigaragaza ko iyo televiziyo ikora kinyamwuga kizajya kiyigaragaraho nubwo nta gihe atangaza iri tegeko rizasohokera. Bivuze yuko aho iyo stamp itagaragaye ikinyamakuru runaka bizaba bigaragara automatically yuko kitazwi n'amakuru yacyo abantu batazi aho kiva n'aho kijya. Iryo tegeko murateganya ko rizaba ryabonetse nka ryari cyangwa se nk'ibyo bintu bya draft code yamaze gutegurwa, gusa turi muri process yo kugira ngo iganirweho. Imibare yasohotse mu cyegeranyo cya 2021 cyuko ibitangazamakuru bikurikiranwa mu Rwanda National Media Consumption Survey Rwanda 2021 igaragaza ko 27% by'abaturarwanda bareba televiziyo. Iyi raporo ikagaragaza ko benshi bakunda kureba amashusho yiganjemo amafilime ku kigero cya 65% mu gihe abareba inkuru zicukumbuye ari 13%. Nari Spidio Habimana ku bwa Radio Huguka.